Witeka mana Abrahamu, mana Isaka, mana Yakobo, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushima uyu munsi wa kabiri muri gahunda mwami y'amasengesho ngaruka kwezi, aho mwami turigishwa nawe mu mwuka wera, tukigira kuri Eliya umugaragu wawe wahamirije mwami nkuko wamuhembuye. Natwe mwami turakeneye ibihe byo guhemburwa ngo tubashe gukomeza urugendo. Ibihe byo guhemburwa bigere kuba kwizera bose, kugira ngo mwami ubwoko bwawe bube buhagaze mu mbaraga zawe, uzasange bwiteguye budafite inenge cyangwa umugayo. Mu izina rya Yesu, imigambi ya Satani burizwemo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Eliya rero turumva inkuru ze, turamubona mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 17. Turi mu murongo wa mbere kwanza. Bukeye Eliya wita Ishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati: ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka, keretse aho nzabitegekera. Amen. Amen. Mbere y'ahantu arahandi mwigeze kumumva Eliya muri Bibiliya? Batubwiye gusa ko ni Eliya umutishubi utuye muri ntara ya Galeyadi, nta bindi. Bakatubwira gusa ko yatumwe kuri nde? Kuri Ahabu, kugira ngo amenyeshe jijuma y'Imana ko nta mvura izagwa kuzageza aho azabitegekera. Nibyo batubwira kuri Eliya, ntago batubwira umuhamagaro we, nkuko ushobora gutrasa cyangwa kugaragaza uko Elisa yahamagawe, ariko Eliya ntago tubona ibindi bitubwira uko yahamagawe. Gusa batubwiye ko yari umuturage w'i Galeyadi. Amen. Umutishubi, nta bindi. Aho yari atuye nkuko bitubwiye hano ni mu ntara ya Isakara, umwe mu muryango w'Abisirayeli. Uyu munsi ni muri Transjordani. Uko niko batubwira gusa, ntabwo batubwira ngo dore uko Imana yamuhamagaye. Tuba turamubona gusa nk'umuhanuzi w'Imana kandi wo mu rwego turuboneho. Rero Eliya entre en scène. Eliya arinjiye mu rubuga mu gutanga ijambo ry'ibintu Imana ishaka gukora, kubera igihugu cyayiteye umugongo, kubera ibyaha by'inzu ya Ahabu, ndetse na se nawe yari umunyabyaha. Ariko biza rero gukomera cyane agiye gushaka abanyamahanga abo muri Tiro i Sidoni, ariyo Libani ya kino gihe. Ashaka, niko twabibonye ejo, umukobwa umwami w'i Sidoni. Nabwiye ko Sidoni, ibice bya Tiro na Sidoni ni ku nkengero y'inyanja Mediterane, amajyaruguru ya Isirayeli, niyo Libani ya kino gihe. Ise wa Yezabeli yari umwami w'i Sidoni, akaba n'umutambyi w'Imana yitwa Baal, kigwamana cyitwa Baal. Amen. Ejo twabonye iyo mana ukuntu bayisengaga. Bakoraga ibyo bita mu Gifaransa les orgies. Ama orgies rero bari bafite orgiac service. Les orgies twabivuze ejo, ama orgies vango bose muri ongoro ya Baal, kubera yuko Yezabeli amaze kuhagera igicaniro cy'Imana bakagisenya, bakubaka ibicaniro bya Baal. Barubatse n'ingoro ya Baal i Samariya. Umurwa mukuru wa Isirayeli yari Samariya. Ubwami bwa Isirayeli bumaze gucikamo kabiri. Imiryango 10 yitwa ubwami bwa Isirayeli
bw'amajyaruguru umurwa mukuru Samariya. Hanyuma Yerusalemu umurwa w'Imana uguma mu bwami bw'amajyepfo, Yuda ubwami bw'Uyuda umurwa mukuru Yerusalemu. Ingoro y'Imana yabaga Yerusalemu, ariko Samariya Yezebeli amaze kwinjira mu Bisirayeli, amaze gushakwa mu Bisirayeli, agashakwa n'umwami Ahabu, bahise bubaka ingoro ya Baali i Samariya. Mu kugera rero mu ngoro ya Baali kusenga iyo Baali kuyikorera, byarangiraga basambana bose abaje, niyo bita les orgies. Bayuzi twasomye ejo wo twabonye ejo ibiranga umwuka wa Yezebeli, murabyibuka. Imana rero irarakara, yagurutsa umwe mu baturage b'i Galeyadi yitwa Eliya. Aragenda rero aprononsa jugement, nta mvura izagwa kugeza aho nzabitegekera. Bibiliya tubwira ngo hamaze imyaka 3 n'igice nta mvura na n'ikime kigaragara muri Isirayeli. Ingaruka irumvikana ni inzara. Inzara iratera igera n'ibwami, kugeza aho n'amatungo y'ibwami abura ibiryo, ubwatsi burabura, ibintu birakomera kubera ibyaha by'ubwoko bwa Isirayeli ku ngoma ya Ahabu. Amen. Iteka ibyaha bigira ingaruka, nubwo yatinda ari ingaruka izaza tu, kuko Imana ntabwo inegurizwa izuru. Icyo umuntu abiba nicyo zasarura. Tugende kuri 18 umurongo wa 15. Eliya aramubwira ati nkurahiye Uwiteka Imana Nyiringabo uwo nkorera iteka ko nza kumwiyereka uyu munsi rwose. Amen. Inzara imaze gutera umwami Ahabu, hari umuntu yatumye kugira ngo mubyumve, nubwo turi bugaruke ku murongo wa 15, ariko basomere were ku murongo wa mbere ugeze kuri uwo wasomye kugira ngo bumve aho iri jambo ryaturutse. Nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya, ubwo wari umwaka wa 3, inzara iteye riti genda wiyereke Ahabu nanjye nzavubira isi imvura. Nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu. Icyo gihe inzara yari nyinshi cyane i Samariya. Ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umunyarugo we. Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane, ndetse ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, Obadiya yajyanye bamwe bo muri bo 100 abahisha 50 mu buvumo bubiri, akajya bagaburiramo imitsima n'amazi yo kunywa. Ahabu abwira Obadiya ati umva, ugende igihugu cyose no ku masoko y'amazi yose no ku tugezi twose, ahari twabonayo utwatsi two gukiza amafarashi n'inyumbu bikabaho, ntidupfushe amatungo yacu yose. Nuko bagabana igihugu kugira ngo bakigende cyose. Ahabu anyura iye nzira, Obadiya nawe anyura iyindi. Obadiya akiri mu nzira, Eliya arahamusanga. Obadiya aramumenya, amwikubita imbere yubamye, aramubwira ati mbega ni wowe Eliya databuja? Aramusubiza ati ni njye. Genda ubwire shobuja uti Eliya ari hano. Obadiya aramusubiza ati nagucumuyeho iki gituma ungabiza Ahabu ngo anyice? Nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho yuko nta shyanga cyangwa igihugu databuja atakwijemo abantu bo kugushaka, babahakaniye ko utariyo. Arahiza abo bami cyangwa amahanga ko bakubuze koko. None ngo ningende mbwire databuja ko Eliya ari hano? Ariko nimara gutandukana nawe, umwuka w'Uwiteka arakujyana ahandi nazi. Nuko ningerayo nkabibwira Ahabu, akaza ntakubone yanyica. Kandi ndakubwira ko uhereye mu buto bwanjye umugaragu wawe nubahaga Uwiteka. Mbese ntibabwiye databuja icyo nakoze ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, ko nahishe abahanuzi b'Uwiteka 100 mu buvumo bubiri 50 nkajya mbagaburira umutsima n'amazi yo kunywa? None urambwira ngo ningende mbwire databuja ngo Eliya ari hano? Ntuzi ko yanyica? Eliya aramubwira ati nkurahiye Uwiteka Imana Nyiringabo uwo nkorera iteka ko nza kumwiyereka uyu munsi rwose. Amen. Nuko Obadiya ajya kubonana na Ahabu arabimubwira. Ahabu ahera akaza guhura na Eliya.
maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Nawe aramusubiza ati, erega si jye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Amen. Murumva yuko Eliya ntabwo yari umuntu usanzwe kugira ngo agende ahangane n'umwami. Umwami afite ijambo ryo kukwica cyangwa kugukiza, agahangana nawe. Kandi mwumvise ko mbere na mbere Eliya yavuzwe nk'umuturage gusa usanzwe. None ubwo butwari yabukuye. Ntabwo yari ministre, ntabwo yari mu bantu bakomeye begereye Ahabu, yari umuturage usanzwe gusa. None ubwo butwari yabukuye. Tubitekerezeho umunota umwe. Ubwo butwari yabukuye. Ntabwo arahangana n'umuntu usanzwe, arahangana n'umwami. Kandi umwami yica, kuko Ahabu yari umunyabyaha. Eliya rero twumvise ko nta byinshi Imana itubwira ku nkomoko ye, batubwiye gusa aho yaturutse. Ongera usomere uriya murongo wa mbere twatangiriyeho. Bukeye Eliya w'i Tishubi, umwe mu basuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Amen. Amagambo abiri, Tishubi na Galeyadi. Batubwiye Eliya w'i Tishubi. Kuko kibavuze Eliya w'i Tishubi? Irindi zina rye? Tishubi niyo mudugudu we, niwe mudugudu yaturutseho muri Galeyadi. Murumva ko nta bintu byinshi bamuvuzeho, ariko ngo bavuze ngo Eliya w'i Tishubi, bifite icyo bivuga. C'est un homme sorti de nulle part. Ni kuvuga ngo ni umuntu atavuye ahantu hahambaye. Amen. Ni umuntu atavuye ahantu hakomeye. Intara Galeyadi uyu munsi ni mu gihugu cya Yorodaniya. Murabizi ko Yorodaniya irana imbibe na Isirayeli, itwarwa n'umwami. Ni kuvuga ngo uyu munsi iyi Galeyadi iri mu gice cya Yorodaniya, ubwami bwa Yorodaniya. Amen. Icyo gihe rero Galeyadi rero yari intara yahawe, aho yari hagati y'intara zahawe abantu imiryango itandukanye. Amen. Igice kimwe cyari kikoze ku ntara yahawe ba Manase. Amen. Hakurya ya Yorodani. Amen. Ikindi kikaba kiherereye hafi yahawe umuryango wa Gadi. Murumva ko cyari gikoze kuri teritwari y'amoko atandukanye. Amen. Ahandi kikaba gikora ku gice cyahawe Abarubeni. Murumva cyakoraga henshi, ariko uyu munsi mwumvise ko kibarizwa hehe? Icyo gice cya Galeyadi barizwa mu bwami bwa Yorodaniya. Tishubi rero yari village, yari umudugudu w'i Galeyadi. Iyo bavuze ngo Eliya w'i Tishubi, bashaka kwerekana yuko atari umuntu azwi mbere yuko Imana imuhamagara. Wabizi? Yari umuntu ntabwo yari azwi. Ni nk'uko Natanayeli Filipo agiye kumuhamagara ko babonye Mesiya, ko ari Yesu w'i Nazareti. Avuze Nazareti,
nimuzi ibyo Natanaeli yavuze ngo ese Nazareti haba icyiza? Kubera iki? Kubera ko hasuzuguritse. Amen. Kugeza kuri uyu munsi nubwo isi yateye imbere, Nazareti ntabwo hateye imbere. Kugeza uno munsi njye nageze Nazareti, ni amazu ashaje, mu mihanda harimo ibisashe, harimo ibiki. Ni ukuvuga ngo Nazareti ntiyigeze iba develope. Kubera iki? Kuko iri mu migi iri mu ruhande rw'Abarabu. Kuko Abisirayeli bavuye mu bihugu bitandukanye, baje ari abantu bo hejuru bafite amikoro. Kuko baje ari Abanyamerika, baje ari Abafaransa, baje ari Abongereza. Urumva? Uvuga ngo bavukiye muri ibyo bihugu byateye imbere. Hari abandi bavuye mu Burusiya nabo, ego, no mu bihugu by'Iburasirazuba, ibihugu bya mbere y'abakomunisiti n'iki byose, ariko baje bafite uburyo. Noneho hamwe no kuba ari mu isano ry'Imana, noneho aho batuye barahubatse imigi iri mu rwego rw'imigi y'ibihugu baturutsemo. Niyo mpamvu Yerusalemu ubu igizwe n'ibice bibiri. Hari Yerusalemu ya kera Yesu yasize, wa murwa wa Dawidi. Yerusalemu iracyari Yerusalemu ishaje nta terambere. Hanyuma Yerusalemu y'iburengerazuba, Yerusalemu Yesu yasize ni Yerusalemu y'iburasirazuba, Jerusalem Est. Niho harimo ibi byose musoma bibiri. Hanyuma bahungutse bavuye mu mahanga nyuma y'imyaka myinshi cyane, hafi 2000, ntabwo bari kugenda ngo barwane n'Abarabu hariya. Bahise bafata ikindi gice aho Yerusalemu igarukiye ya kera, bagana iburengerazuba. None avuka umujyi uri mu migi ya none ikomeye, niyo Yerusalemu y'iburengerazuba, Jerusalem Est. Wabizi? Hanyuma Imana kubwo ifite ibyo bita prescience, ko Imana izi byose bitaranabaho, Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bayo, ivuga yuko igihe bazagarukira Yerusalemu izaba igizwe n'ibice bibiri. Ngo nyuma mu gihe cy'iherezo Yerusalemu izaba igizwe n'ibice bibiri. Ngo hanyuma icyo gihe bizateranywa. Mwabizi? Ni gute abantu bari kuvuga Yerusalemu igizwe n'ibice bibiri kandi Yerusalemu yari imwe? Ni Umwuka Wera yarayishura yuko nibahunguka abavukiye mu mahanga yo bazaza bature iruhande rwa Yerusalemu ya kera, none umujyi wagukira iburengerazuba. Imana ikavuga ko Yerusalemu izayitinduka imwe. Na nibyo Oni yarwanyaga, nibyo Abarabu barwanyaga, na nibyo amahanga menshi yarwanyaga. Ariko uwitwa Trump muri manda ye ya mbere niwe yasinye ko Yerusalemu ari imwe, ko kapitali ishobora noneho kuva Tel Aviv igata yimukira Yerusalemu. None Yerusalemu ikaba umurwa umwe rukumbi wa Isirayeli, kandi iteka ryose. Kugeza uno munsi hari ibihugu bitaremera iyo statut ya Jerusalemu, bikivuga ko Yerusalemu ifite statut international. Ntabwo ari y'Abayahudi, ntabwo ari y'Abarabu, ni y'amahanga yose. Kubera yuko hariho amateka ahuriyeho n'amadini atatu akomeye cyane: Judaisme, Christianisme na Islam. Ayo ni amadini akomeye. Bose rero bafite iki? Droit de regard aho hantu. Wabizi? Niyo mpamvu statut ya Yerusalemu uno munsi biracyari ikibazo. Imana ikavuga ngo nzahindura Yerusalemu mu gihe cy'iherezo ibuye riremera amahanga, ngo rizagwaho rizamuvunagura.
kandi ndahindura Yerusalemu igikombe kisindisha amahanga hakikije. Ni ibihugu by'Abarabu. Iyo babwiye ko abanyapalestine bakwiye kugira leta yabo yigenga, bahita bakubwira ariko Yerusalemu ya kera ikaba kapitale. Bayibise nta leta y'abanyapalestina, nta Yerusalemu ya kera. Kindi kibazo gikomeye kugeza kuri iyi saha nta gisubizo onifite, ariko Bibiliya yarabivuze uko bizaba bimeze. Amen. Iyi Bibiliya muzajye muyubaha, ni ijambo ry'Imana. Imana yahabwa icyubahiro. Amen. Noneho Eliya rero, nusoma ngo Eliya witi Tishubi, umenye ngo Mwuka Wera yashizeho kantu ngo Eliya witi Tishubi, kugira ngo yerekane ko ntabwo yari umuntu azwi, kuko inkomoko ye n'aka village gato ko muri Galeyadi. Amen. Ariko Imana ihamagara ibinyantege nke, wikoze isoni ibikomeye, igahamagara abatazwi, wikubite hasi ibyamamare. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo dusoma mu Bakorinto wa mbere igice cya mbere, amen, umurongo wa 28 ugeze kuri 31. Kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Amen. Kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Amen. Rero twabonye Eliya ko ari umuntu atarazwi ku ngoma ya Ahabu. Imana iramuhagurutsa mu mudugudu utazwi Tishubi muri Galeyadi, hanyuma imugira umuhanuzi ukomeye, bamwita le prophète de feu, umuhanuzi w'umuriro. Yabashije guhangara igihugu cyose. Twasomye hariya yuko inzara imaze gutera, umwami Ahabu yahamagaye Abdiyasi, yamuhamagaye, amen, yari umutware wo mu rugo rwe. Aramubwira ati genda uce inzira imwe na n'iyindi, tujye kureba ko hari ubwatsi twabona, kuko n'amatungo atangiye gupfa kubera inzara. Nimba inzara rero yarageze ibwami, uri mu baturage yari imaze guca ibintu. Biravuga ikintu kimwe kuri uyu mugabo ku murongo wa 2, ku murongo wa 3, 18. Ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umunyarugo we. Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane. Amen. Yubaga Uwiteka cyane. Ni gute ushobora kuba mu gihugu kimaze kwimika ikigwamana Bali, kimaze gutera umugongo Imana nzima, kimaze gusenya ibicaniro by'Imana? Si byo gusa, ukaba uri no mu nzu ibitera, mu nzu aho Bayali afite intebe, ariko ukaba ucyubaha Imana. Ntacyo babwira mwebwe? Abdiyasi bavuze mu Kinyarwanda ngo ni uyo Obadiya byamushobokeye biti? Dore twebwe ufa kuva mu itorero, wenda ukaba warahawe mitasiyo kujya gukora ahandi, mu mwaka umwe, icyo ni igihe kirekire tuvuze, ukagwa kuko utagiterana, waragiye hariya nta nzoga wanywaga, tukumva gusigaye unywa inzoga. Si byo gusa, ahubwo ugatembagara. Abana bakavana ngo bagiye kwiga mu mahanga, tukuva barabaye abapagani,
ibintu byarakomeye. Ni gute uyu Obadiya yabaga mu nzu ibwami, yari umukuru w'urugo rw'ibwami, il était intendant de la maison du roi, niwe yarashinzwe kurigenzura ibintu byose by'ibwami. Ni gute aba mu nzu ya Ahabu na Yezabeli, ariho hari igicaniro cya Baali, nako icyicaro, sibyo? N'igihugu cyose kiri mu mwijima w'icuraburindi wo gusenga ikigwamana Baali. Ni gute yakomeje gukiranukira Imana? Ni gute yakomeje kubaha Imana? Kubera iki atafatanije na bashebuja kugira ngo arinde akazi ke, ntirukanywe? Ni challenge, ni defi kuri twe, kubera ko aho yari ari Obadiya, benshi muri twe ntabwo twari kubishobora. Natwe twari gukora nk'abandi, tukareka Imana tukayifata Baali ikigwamana. Kubera yuko bigaragarira iyo umuntu agiye mu gihugu cya kure, akaba yarakijijwe ari mu itorero rye, cyangwa ntagiye mu gihugu cya kure ahubwo akagenda n'ahandi hantu akimuka, bigatuma bitagishoboka ko aterana mu itorero rye, benshi sivuga bose, bibaviramo kugwa. None umugabo yari mu nzu ya Ahabu na Yezabeli, ari bo bahagarariye Baali mu gihugu, akaba yari umukozi wabo, igihugu cyose kikaba cyarahindukiriye icyo kigwamana cyitwa Baali. Abahanuzi b'Imana bakaba baratotejwe. Mwumvise ko Obadiya yemeye no guhara ubuzima bwe, ajya guhisha abahanuzi b'Imana 100, akazajya bagaburira mu gihe cy'itotezwa, mu gihe bariho baraca gusenga Imana nzima mu gihugu cya Isirayeli. Ntabwo ari umuntu gusaba amagambo ngo yagumye mu ruhande rw'Imana, yabishyize mu bikorwa, yafashe risike, kuko iyo babimenya bari kumwica. Ni gute yabishoboye? Uravuga uti ni Imana yamushoboze. Ese Imana ishoboza umuntu adafite ubushake, atari prêt yo gufata risike? Oya. Ibi rero bya Obadiya nibiduhe kumenya yuko nta muntu azireguza imbere y'Imana ngo yabaye mu bihe bigoye ngo niyo mpamvu yaguye, ngo nagiye ahantu ntagisenga ntakibona n'abandi ngo rusangije mu ry'Imana noneho ndagwa, cyangwa nkorana n'abantu badakijijwe byatumye nanjye nisanga naraguye. Ntabwo bishoboka. Cyangwa twarashakanye n'umudamu wanjye n'umugabo wanjye tutarakizwa, hanyuma umwe muri twaza gukizwa, uri atakijijwe rero yarantoteje kugeza aho nanjye kugira ngo ndengere urugo amahoro atahe, nagarutse kumufasha mu bupagani bwe. Ibyo ntabwo bizakunda. Imana izahamagara Obadiya ati, Obadiya mubwire uko wabishoboye. Ibyo byari bikomeye, ahubwo ibyuyu ni imiteto. Uzasobanura gute? Dufate iminota 5, umuntu ajya imbere y'Imana. Ujya imbere y'Imana urebe Obadiya hariya ibihe yararimo, nawe wirebe uyu munsi. Nimba nta kwihana kuri bube, haza kuba ikindi.